bobo uzagaharura ngo Imana ngo uramutumye ngo abantu bazakenyuka ninjye wisha abantu mu Rwanda se yabonye ari ngiye gikenya abicenda kare bari muri gereza bibikenya yabonye bari wa gikenya kizakenyuka mwana afutse ejo bundi 2000 na kangahe ngiye vava ninjye ugiye gukenyuka kumurusha niwe gikenya ho vava no kuri ndumva no kuri wacu yewe nongera nkubwire ngo mugare wa marioneri imbwa za pastoro zitagira office zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitari imitwe ngo zirahiri ntizikandoreke kandi ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka se numamagara sinzitaba nureba nabi tugahura naramukanye kamere tuzanamerana nabi yampaye kimwe nuriya mugore wa mugore nguhaye gasopo umuhenye ngiye nguhaye gasopo niba uvi wawe ugatesha urubyaro rwawe n'umugabo wawe ukaza kwiri gukora abantu nkaho wafashe abantu nka zahabu mu kanwa kawe ngenda kwisabye kandi ntuze kunera umwaka muri uko kwa mbere ubona vava yakenyuka kuko mwabivuze oya ariko niba mu pastor Imana yamubwiye yakiwere ware niba ukiza uzakibwire ngo vava yaravuze ngo ntago azakenyuka kuko wabivuze yego nyagasa shafafa wagakwiriye no kuri kwisubiraho kabwira abantu nisubiraho iki uzagenda umubwira uko nkutumye sinkizi sinyana no kukimenya ariko icyo nzi cyo kiri mu bontegera urumva kiri mu bontegera uzakibwire ngo vava yavuze ko atazakenyuka kuko wabivuze avava nk'umugabo wawe muzashakana mugabo senyabaki umugabo nyabakira urani mugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa uramukobwa yaravuze ati karabagabo hari n'imbwa muramugendaho yavuze ukuri uvuze yuko ura mu pastor ari atari imbwa se kirani igici nibura n'imbwira moka abantu bakamenya ko bajura baje wowe ngo nzakenyuka wowe n'umuryango wawe mwabanje gukenyuka nuko nkubwira ni Imana ngo yabimubwiye Yemwe ndamuka mpfuye ntazagira umuntu ndirira. Iyi message nyine nshuti zanjye n'abafana banjye muzarere sanzwe gake ariko nimuzarire cyane. Kuko amakuru yuko ngiye ntazapfa ntunguwe. Ariko niyo napfa ntunguwe ni ukuri muzihangane ntimurire cyane. Kandi muzajye mwibuka ibyiza nakoze mwe kwibuka ibi niwumva ijwi rya ambulance cyangwa itangazo ryo kubika uzaseko naririmbe wishimire ko nduhutse amarira yo ntacyo azahindura n'ubundi murizwa n'ubusa n'uburyarya bubaboroza mukishushanya nk'abashinyiriza nyamara imbere ari ibyishimo muzi ko mwa ukabikora mbonari ufite ibanga she's my one and only I will never let her go. Don't let me down, don't let me down, down, down. Mani munyihanganiye umunsi ntabwo nje mfite ya morale nyine nari musanzwe mumbonamo uyu munsi ndaje ngo tuganire ku kintu cyitwa uburyarya mani n'ubugome sibyo uburyarya n'ubugome mani mu minsi ishize vava ya postinze arwaye ameze nabi ari kwaka ubufasha ari kwaka imbabazi ngo abantu nyine yakoreshereje bamubabarire nyine ibintu byinshi none mu kwaka ubufasha mwebwe mwazanye ikintu ngo ni prank arimo arategura ibintu nk'ibyo ngo ni amaprank umuntu ararwaye ararembye ngo ni prank ibyo reka tubireke nyuma ya prank vava yitabye Imana ni ibintu biyoboje pe twamukundaga nyuma yo kwitaba Imana mutangiye guhita mu postinga mani mwa postinze ngo vava ngo ripu mani kuri social media ku mbuga nkoranyambaga zose na wundi uriho ni vava ese urwo ni urukundo cyangwa reka mbabwire n'ikindi kintu mutari muzi vava abantu mani ukuntu mwamupostinze uyu munsi siko mwamupostinze mbere hari n'abantu mutigeze mani utigeze unamupostinga na rimwe ariko mu postinze mani yitabye Imana ibyo bintu mani ni urukundo cyane ibintu by'uburyarya niba mupostinze ari muzima ngo mubwire ngo congratulation ngo ndagukunda vava ibintu nk'ibyo ariko mupostinze yapfuye mani ibyo bintu ntabwo aba ari byiza ibyo bintu biba birimo uburyarya yakwatse ubufasha akeneye ubufasha none mwapostinze mwagize bite nese ngo ni prank ibintu nk'ibyo mani mujye mureka ikintu cy'uburyarya ngo mureke ibintu mani ibyo bintu ntabwo ari byiza mwa muri gukora mani niba umuntu ari muzima mupostinga uvuga ati I love you ndagukunda ibintu nk'ibyo mani ariko inuga posting umuntu yapfuye mani
wari usanzwe wenda wari usanzwe umupostinga wamupostinze yapfuye igenda byema ariko se nawe wari usanzwe utamupostinga kuki wamupostinze uyu munsi mani yitabye Imana utamupostinze na mbere mujye mureka ikintu cy'uburyarya n'ibintu by'ubugome mani sibyo niba umuntu mukunda mwereka urukundo mani ko mukunda wimwereka ikintu cy'uburyarya ngo mama ibi bintu mani birababaje bya danje birababaje umuntu agira abakufasha ngo data prank yo ni prank ibintu nk'ibyo mani duhindure mani duhinduke kuko ibi bintu mani ibintu nakaba ari byiza mani sibyo imbuga nkoranyambaga zose mwapostinze mani ariko ni mwamupostinze ari muzima mubyibutse kumupostinga mani yigendeye mwana nese mwamenya agaciro kiwe kuko agiye mwamenya agaciro kiwe ari uko agiye muhinduke ibintu ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza mfite uburibwe bwinshi cyane ariko ino video ni scam bya danje gutadora imbogo umurwayi wisiga makeup na wende nta murwayi ushobora kuza kuba yarwaye ngo ujye kwisiga ibintu by'ama makeup hanyuma ugende ujye winihishe kugeza no kwirwa rwego uza kuza kubwira abantu ngo nshobora kutazi Kigali kubera ko mfite uburibwe burenze ngiye kugira gute nshobora no kuzanapfa wenda ninamuka wenda nanapfuye witeka mpamagaye itsoke wenda nibyo wifuza Imana bigweze ntabwo yangira abantu bingegera abantu bisambo none baza kuza kwisha mu bantu papa bagakora n'amagroupe ya WhatsApp yo kuza gukora fundraising ngo baze kuza kubafasha na mu gitondo amaze kumpamagara ari kumbwira ngo ndi Rusizi ngo dore imbogo ngo ameze nabi ibaze kujya ngo umuntu ishumi yawe mani agenda kure prank n'umuntu muzima mu bitaro bagende bamurwarisha bagende bamukunja kunje we umunyamakuru we ku giti cye yapanze na Dr. M kujya baze kuza kugira gute kwiba abanyarwanda ariko nanjye ikintu namuhishe yuko agize gute ko mfite video ya dore imbogo ari muzima mu bitaro ndetse igihe bava ngo ntashobora kuvuga ngo arapfuye ngo ameze nabi iyo video nagize gute nari nyifite wenda muze kumbabarira kubera ko wenda ntayirekuye ariko navuga ati ndamutse abona wenda video ya dore imbogo yirwarishije ntabwo byaza kuza kuba ari byiza batereka nze ntegereze kwanza wenda byanze bikunze bazakora amakosa hanyuma bamanuke bajye Kibogora niba mara kugera Kibogora bazafata wenda video ya dore imbogo yirwarishije niyo mpamvu ubona imbogo vavajuru umukobwa w'abanyarwanda utakina planka rwose igihe mwumva hari abamusingiza dore imbogo ngo ntabwo yakina planka ariko ubundi mwabaye mute ku isi yabaye danje abo mwita babi kano kanya nibo bantu beza 100%, abo mufata nk'abantu beza abo nibo bantu babi 100%. Nese injiji irindi vuga koko yaranadusobanuriye abo twita babi nibo bantu beza nese kuki we atumvisha yuko wari kwitamo bari we mwiza ako kanya kubera iki abantu mugira ururimi runyerera nkaho muba mwabyutse muri gisabuni nkawe wari wariye give wari wariye gifura y'ubururu wari wariye iki kuburyo by'ukunyerera gutyo kwazi ibi bintu bibasigira isomo mufunga kayozo muziri ku rurimi mujya kuvuga mwakaraza ururimi mu kanwa inshuro 16 kubera yuko hari abantu amafaranga ya YouTube agiye kuzanisha amagara kandi muzabireba bose bavugaga bareba hasi nkaho bibye cyabari ibiryo by'umwana byo mwakoze bibakoze isoni musaba imbabazi mushireho n'ikira ahubwo kubera ko baburetse hari ibintu byari byarateye hano ku mbuga nkoranyambaga byo gusaba ubufasha abantu babeshya ariko reka mbibwigirire umuntu nagusaba ubufasha abeshya turi kumvikana uzamuha ubufasha wowe urubanza rwawe uzaburukuyeho turi kumvikana kuko ntago ubu byoroshye kumenya ubeshya n'uvugisha ukuri tubaye twitaye rero ngo bamwe barabeshya hari n'abazajya babigenderamo tutageze iki bava abaye igitambo cyo kugira ngo tumenye twibuke dusubize amaso inyuma kandi dukore tumenye twibuke dusubize amaso inyuma kandi dukore bava ravuze ngo nzabagaburira kugeza igihe mfiriye murabyibuka ubu yapfuye ari kubagaburira inturumbutsi za zindi zabanje kuvuga ngo sibyo uyu munsi nizo zaje kumubika mana we kinye zigaye inda nini yanyu rero nicyo kibazo nta n'ikindi kibazo gihari mwumva mwarijya mwenye nibyo bifu byanyu mukabirobekamo ibihari byose mugahuragura mwabigize puberi ngo mushaka ngo ubwo bufasha bw'abadiaspora bwose mubwimirire mukumva yuko n'abarwayi batagomba gusagurirwa mwamaze kubumvisha ko abandi ari abanyabinyoma ari mwe banyakuri
maze iminsi umutwe umbabaza kuva nava mu ntara nkavuga se mana igihe cyanjye cyo gutakirageze ese dufite umuvandimwe wacu umwe wihuye twakoranye indirimbo Emi mushiki we yarwaye yishwe n'ikibyimba cyo mu mutwe yararwaye stroke nangiraho umutwe wanjye cyane nkavuga ngo mana se igihe cyo gutakirageze bose uburi wenda tuvuge ntago wenda byabaye nk'ubu ngubu aka kanya uhagaze uti ubu nta muntu mufitanye amakimbirane ugira mutse nawe mfitanye n'amakimbirane ariyo ngiyo cano yarambwira ati vava aho nakubabaje haba uzambabarire nanjye ndamubwira nti uzambabarire ntabwo ibyo byatuma tutavugana ntibyatuma ntabona ikiraka ngo murangire ntibyatuma natandangira ikiraka ntibyatuma atansuhuza ariko iyo ufitanye n'umuntu nimba uzi ko ngiye gutaha buri muntu wese dufitanye ikibazo mpengikemure nari maze iminsi abantu baranyaprodinga indirimbo cano yanjye barayambuye monetize ye ubundi byose byatangiye Vava yavaga hano i Kigali akajya i Nyamasheke mu bukwe bw'abantu b'iwabo i Nyamasheke nyuma yo kuva mu bukwe hashize nk'iminsi 2 nibwo yatangiye kumva ari umutwe cyane gusa yari yaragarutse i Kigali ajya kwa muganga kwa Nyirinkwaya ariko ibi by'ubusaba ugasanga nta ndwara afite ariko n'undi bakomeza bakamuha imiti amaze iminsi kwa Nyirinkwaya abona amafaranga ari kumushirana ava kwa Nyirinkwaya akomeza kujya kuri imiti muri farumasi ariko n'ubundi nabyo biba byusa ndetse agenda abona amafaranga ari kumushirana niko buva inaha Kigali ajya iwabo mu ntara ajya kugira ngo ajye kurwarira mu rugo agezeyo uburwayi bukomeza kumurembana ajya ku bitaro bya Kibogora gusa naho yahageze babura uburwayi bukomeza bwamuyobera babura indwara arwaye ariko ugasanga birahindagurika rimwe akababara mu mutwe ubundi mu bitugu gutyo kugeza ubwo ibitaro bya Kibogora byanze bikananirana burundu bakamwohereza ku bitaro bikuru bya Kibuye gusa nanone mbere ho gato kwajya ku bitaro bya Kibuye akiri muri Kibogora mu bitaro bya Kibogora nibwo Urugendo TV rwagiye kumusura ariyo video mwabonye asaba imbabazi akabwira afasa imbabazi ahantu baba bafitanye ikibazo ariyo video nayo mwagiye mubona i Kigali uzasabira imbabazi ubona yamugiye uzagaruka kandi nintagarukayo muzamerekeze mwese ndaribwa cyane ngura imiti yo hanze ihenze ngura mu mafarumasi imiti iramenda kandi bose bangemuriye harimo n'uwo mama wo hanze mama bebe nubwo iyi video yasakaye ahantu henshi cyane ku bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko ntabwo ari abantu benshi cyane babyemeye ngo bumve yuko Vava arwaye gusa bake barabyemeye ariko benshi bumva yuko ari nka prank cyangwa se ya mikino yo kuri YouTube abantu baba bakina babeshya mbese abantu benshi ntabwo babyizeye kandi mu by'ukuri bakoze video bagira ngo abantu bamenye uko Vava amerewe kandi bagire n'ubufasha mu kuko umuryango we ndetse nabi baramaje kunanirwa amafaranga yaramushiranye nyuma yaho rero abo mu muryango we babonye uburwayi bwaba bakomeje kuba amayobera banga kwirirwa bamujyana ku bitaro bya Kibuye aho baramuhaye transfer bamujyana mu rugo ngo aho ariho arwarira ku itariki ya 27 z'uku kwezi kwa karindwi nibwo Vava mu gitondo cya karindwi yabyutse yarembye cyane pe bakomeza kwihangana no kumusengera ariko bigeze ku kagoroba nka 10 nibwo Vava yitabye Imana ibyo birangira aho ngaho Vava wacu twamukundaga nuko byagenze abantu benshi bakugenda bikoma abanyamakuru bavuze ko wenda Vava yirwazaga n'ibiki n'abantu benshi bavuze gusa none ku giti cyanjye ndumva abantu batakwiye ku blaminga cyangwa se kuvuga nabi abantu baba baravuze ko wenda yari prank cyangwa se ari imitwe kubera ko ukuntu uburwayi bwa Vava bwaje mu munota umwe mu gahe gato cyane abantu bo bafata ibintu ko babibona cyangwa ko babyumva ntabwo apfa kumvisha umuntu yarwaye mu gitondo nimugoroba karemba kugeza naho
apfa nyine agashira mu mwuka kuko byari ibintu bitamaze igihe wasanga ariyo mpamvu abantu benshi batabihaye agaciro bari bategereje ko bamenye neza ko ari ibyo mu gihe cyo kumenya neza ko wenda ibi bivugwa ko Vava y'abarwayi ari byo nibwo Vava yashize mu mwuka arapfa. Inshuti ya Yesu Vava aragukurikira ni wowe wakurikira hagati yawe nawe nta wundi mwana urimo nawe mama ihangane kandi komera ihangane kandi komera komera mara kugerayo ubwo nibwo atangira kumbwira ibintu uko bizagenda yego rero nkamubwira ngo se kurumva uzapfa njye ntabwo nzakira ko yambwiraga ngo njyewe ngo nzapfa ufite ubwoba bw'uko ugomba gupfa upfa ufite ideni kora mu gakapu ayo mafaranga nategereje ejo nakoresheje imodoka nyuma yakuye arayampa ikijambo ambwiye rya nyuma nuko yambwiye ngo n'ubundi ku gihanga ari imbwa yarambwiye ngo ntuzaje kandi ngo nyine tuvuga tuntu n'utundi ijambo rya nyuma arambwiye ngo ndagukunda nagukundaga nawe ukankunda naho nabiherukiye uboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga ndarebye cyane yari yambwiye ngo aho nzagwa akeka nguye kure ariko numvaga ko nashaka ko muzashyira kumbura amazi niko yavuze ushaka ko muzashyingura ahantu bashyinguye titirere yewe numvaga byashoboka akajya ahantu yabwiwe yifuje kuko ubushobozi bwo kumugeza buri bubone niburamuka bubonetse abashoboka kubona kugira ngo mbari nk'inota y'igihumbi abategerwa barategerwa abashoboka nibo turakora. Ibyo mvuga ubitega amatwi ubifata uko biri bivuga uko biri these days taranigikora dore imboga arazaga kwicaza maiji tukakwibagirwa all night tukabyimenyera amaniga tulaslayinga. Ati kubera ko mfite uburibwe bwinshi cyane ariko ino video ni scam bya danje butadora imbogo umurwayi wisiga makeup nabonye nta murwayi ushaka kuza kuba yarwaye ngo ajye kwisiga ibintu by'ama makeup hanyuma ugende ujye kwinihisha winihishe kugeza no kwirwa rwego uza kuza kubwira abantu ngo nshobora kutazi Kigali kubera ko mfite uburibwe burenze ngiye kugira gute nshobora no kuzanapfa wenda ni namuka wenda nanapfuye witeka mpamagaye itsoke wenda nibyo wifuza Imana ibigweze ntago yangirira imwe abantu bingegera abantu bisambo none baza kuza kwisha mu bantu papa bagakora ngo n'amagroup ya WhatsApp yo kuza gukora fundraising ngo baze kuza kubafasha na mu gitondo amaze kumpamagara ari kumbwira ngo ndi Rusizi ngo dore imbogo ngo ameze nabi ibaze kugira ngo umuntu ishumi yawe mani agenda kure pranka n'umuntu muzima mu bitaro bagende bamurwarisha bagende bamukunja kunje we umunyamakuru we ku giti cye yapanze na Dr M kugira baze kuza kugira gute kwiba abanyarwanda ariko nanjye ikintu namuhishe yuko agize gute ko mfite video ya dore imbogo ari muzima mu bitaro ndetse igihe bava ngo ntashobora kuvuga igihe ngo arapfuye ngo ameze nabi iyo video nangize gute nari ngifite wenda muze kumbabarira kubera ko wenda ntayirekuye ariko navuga ati ndamutse nyirekuye kano kanya tutarabona wenda video ya dore imbogo yirwarishije ntago byaza kuza kuba ari byiza batereka nze ntegereze kwanza wenda byanze bikunze bazakora amakosa
hanyuma bamanuke bajye Kibogora, nibamara kugera Kibogora bazafata wenda video ya Dorimbogo yirwarishe. Niyo mpamvu ubona Dorimbogo vavajuru umukobwa w'abanyarwanda utakina planka rwose, njya numva hari abamusengiza ngo Dorimbogo ngo ntago yakina planka, ariko ubundi mwabaye mute ku isi yabaye danje, abo mwita babi kano kanya nibo bantu beza 100%, abo mufata nk'abantu beza abo nibo bantu babi 100%. Mugomba kubanza mukagira gute, mukabanza mugatinya. Mwanyise umugome narabyakiriye, mwanyise imbwa narabyakiriye, nta kintu ngiye babintwaye kubera ko ngiye ibintu nkora nakazi gafite igihugu akamaro. Ntago ngende gushyikira ibintu by'ibisambo. Ahuye ngo na mama wa Dorimbogo, hanyuma ngo mama wa Dorimbogo nawe ubwe avuga yuko ngo akeneye mu by'ukuri ngo amafaranga menshi cyane yo kuvuza umwana we hanze, kandi uyu mwana w'umukobwa agize gute, uyu mwana w'umukobwa ni muzima 100%. Ino video mwabonye nize kuza kubakura umutima, ndetse nabwo ngende nibaza na karukaye ndakibaza ni igihe kintu Dorimbogo yahaye abaganga b'Ikibogora ku buryo kano kanya bari buze kuza kubona inkuru zisohoka ku mbuga nkoranyambaga ziva ku mutango Dr. M ngo yasuye ngo umuntu bita ngo Valentina mu bitaro, bagahereza abanyamakuru ikaze bakinjira bakajyamo indani, hanyuma umurwayi akagenda kirwarisha kirembeshwa, akagenda kititiza kigira nk'umuntu mu by'ukuri wapfuye. Ariko buri hari ibyo twifuza anytime wenda Imana ibona ko tubikwirika iti biduhereza, ariko ntago naza kwiza kwifuriza. Wibaza yuko ku munsi w'amatora Dorimbogo nta muntu umuteruye, Dorimbogo ari kwigenza yagiye gutora. Duhango izo bimenyetso nabyo turabifite angaha, n'impamvu mu kiganiro yakoze wumvishe ko yavuze ngo dore ngo narihanganye ngo njya gutora. Nuko ari sawa, buriya mwagomba kuvuga ngo Dorimbogo ararwaye itsoke, akeneye wenda abantu bagomba kumufasha, cyane ko n'ubundi banamufashaga ari na muzima, nta n'ikibazo afite, bamusunikiraga ubuceri kubera guyana wenda yabaga yakoze akabashimisha. Rero Dr. M ntago byari ngombwa kuri buze kuza gufata ibintu Dorimbogo umucengezemo amatwa yo kujya kwirembesha, cyangwa se mu by'ukuri umujyane ngo ajye kuza kwirembesha ngo mu bitaro ngo by'Ikibogora. Ntarwo ndamenya kano kanya ngo abaganga bashingiye ku kibaye umukobwa ibitaro kubera ko ni muzima nta kibazo afite, ni muzima. Abaganga b'Ikibogora sinzi kano kanya ubufatanya bikorwa mwamufitanye na ba Dr. M ku buryo mushobora kuza gufata uyu mwana umukobwa nuko mumuziranye ngo ari umusitari, niba hari mwene wabo wenda wakora wenda wamwemereye ibitaro kugira baze kuza kwiba abantu, ariko umukobwa musezerere ni muzima, nagera gukora planka agiye kwikorera wenda muri toilette nkuko bajiste babikoze. Dore ngizo video kuno zimeze kumbwira amakuru y'ibintu by'ibihuha ngo Dorimbogo ntiyakina planka. Ibaze kugira ngo umuntu yifata kubwira amagambo nkayo